ngo bigera naho ushaka kujya kwisobanura ngo uzaboneke bikanga pe. Baterega twarakumenye urigira makisi. None se abana banjye bande barwara se wo baruga ntuzi no koroga ntuzi n'igicurane mbega hari n'abantu ya mwisi batazi naho muravumbu bari hakitwa ngo n'umurozi. Yego. Kuko bafashe ta spoil kunyanyagiza. Uno muntu tugomba gusengera ni wa muntu ahora azi ko ibyo afite ari ibanga. Mu gitondo akabyumva hanze kandi atabivuze. Hari abantu bajya bisanga hanze kandi atavuze amakuru ugasanga azwi n'ababyagazaje tukati ntiwari umeze gutya na gutya se ntiwari urahana byabigeze gute se niko byagenze. Uno muntu bakwiye kuzana tumusengera Imana ndi kuvuga ibimenyetso bifatika nibyo nateguye hano ufite kuri telefone. Yego. Buriya hari n'igihe wishaka ukibura. Jeri yananiwe ntabwo ari kumbaza. Wishaka ukibura mu bitekerezo ukibura, mu kazi ukibura, mu bantu ukibura, noneho byagera mu buriri ukanibura burundu kugira ngo ikimwaro kikuzeho none kirushaho kuba cyinshi, kikwimadikeho bya nyabyo, ube nta kintu ukibura pe. Financial mu buryo bw'amafaranga ntuhari, mu cyubahiro ntuhari, mu bifatika ntuhari, mu rukundo ntukunzwe. Wagira ngo ugiye no kugira ngo urebe ko hari uko wakwigenza ugasanga udahaguruka. Noneho ikimwaro kikiyongera ko aba yaratewe cyane. Ugira ngo birihuta cyane se gake gake. Reka da ntabwo umenya kubyara hari n'ibihita bigendera kimwe. Ikimwaro kikuzura umutima n'amaso. Hamwe umugabo wibaza icyo yaremewe akakibura, umugore akibaza icyo yaremewe akakibura, warangiza ukumva kubaho ntacyo bikikunguye. Yego. Iki ndakikubwiye ku buryo no kwisobanura byakugora. Undi muntu dukwiye gusengera ndimo ndamwinginga kubona, let me say, the stranger man, the stranger people attack you. Abantu batazwi. None ukibasitse ko kanaka we nibura nakana kawe turanaziranye. Dufite icyo dupfa cyangwa se tuzi. Yenda hari byo twanahuriyeho. Ariko si kanaka we muzi gute icyo twita stranger n'abantu mudafite aho muhurira. Yego. Even no mu Nzozi ukabona urimo uratakwa n'abantu utazabaribo. Ariko no mu buzima busanzwe hari igihe usanga upfa ubusa n'abantu mutabiri no mu rwego rumwe. Ukumva umuntu arateruye ikijambo avuze umuntu wese buriya runaka bahuriye. Yego. Kandi ntaho banahuriye. Aho uhora watakwa na tuga stranger mu buryo bugaragara n'abantu utazi. Yego. Mutanamenyeranye, mutanakorana, mutanagendera hamwe, ariko ukisanga binjiye mu gusenya ubuzima bwawe. Ukumva nk'ubonye ngo nyamara kwa kana kurya mugabo ari ntacyo wakoze. Nawe turagushaka. Tugusengera Imana. Sawa. Abantu ndimo mvuga n'abantu bakunze gusenga. Tufasenge tubafasha. Ikindi kintu yenda baragira ngo hari nuko dufite n'ibikomere, nta bikomere pe dufite. Ariko nubona umuntu waguhemukiye, umuntu wakwanze, umuntu waguharabitse, umuntu wakubereye impamvu yo kwica ubuzima bwawe, ukabona arahindukiye gusaba imbabazi, ntuzazimwime. Niyunga nawe ntuzabyange. Ariko hagati yawe nawe uzashyiremo urukuta. Icyamuteye guhemuka mbere ashobora kuba agarutse kuza gusoza misiyo yari yaramunaniye. Shyira distance hagati yawe nawe. Turagushaka nawe tugusengere. Ukeneye uburinzi bw'Imana cyane kuko nibyo kwitondera. Ibirere. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka mu
iyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana iramubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Nanone ni kumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Turabasuhuje mwese aho mudukurikiye muherereye. Imana ibaho umugisha cyane. N'ubundi turagarutse kwa kundi kwacu, ibiganiro birakomeje. Mwese mwakoze subscribe nimukajye mubura umugisha w'Imana. Mushumba waramutse neza? Naramutse amahoro. Turi ku munsi wo kuwa mbere. Turacyakomeza kuvuga bano bantu nyaboneka. Yego, wigira ubwoba, hamagara tugufashe. Kandi birakwiye kandi birakunda buri muntu wese mu itorero abarizwamo akomeze abwejejwe muri ryo. Nkwisegure kuri kino kiganiro. Uyu munsi ni kuwa mbere, ubu tugiye guhita dukomereza muri studio gutegura ibindi. Kuwa mbere sinjya mboneka, no kuwa gatanu simboneka. Yego, ihangane. Kandi nyuma ya saa sita rwose mu ijoro rya nijoro nyaboneka, namure nayo imyaka uko ingana, na mu gitondo mujye mwitonda tugende muri gahunda. Ngiye icyo ndimo nshaka cyane cyane ni bano bantu. yego, Harimo inzozi ariko harimo n'ibikorwa bifatika. yego, ni ukuvuga ngo umuntu uhora buri gihe acecekeshwa. Ceceka yose ushoboye iki? Ceceka yose uravuga iki? Yego, mbega ukahora ubona umeze nk'ikintu umuntu ahora gukorera ku manywa na nijoro, agucecekesha, akumerera nabi, ukabona no mu bantu ntaguha agaciro. Uyu nawe turashaka kumusengera. Uyu ni umwuka w'agasuzuguro mu rwego rwo hejuru. Kuko urumva n'imbere y'abantu ashobora kuba n'umugore yatangiye ngo ceceka se ubwo uravuga iki? yego, ashobora kuba n'umugabo uravuga iki wowe? Mbega ukabona buri gihe uba intimidated. Sinzi, ibi ntabwo ari inzozi, ahubwo mu kubaho kwawe. yego, niteze vute twa nibyo. Muri make iyo umuntu ucecekeshwa kenshi, minizi ko nta n'igitekerezo ufite, nta n'icyo watanga. iyo ucecekeshwa kenshi bisobanura ko nta n'ubushobozi wibitsemo. You are so useless. Uno muntu nawe amenye neza ko ari mu gikundi cy'abarota bava amaraso, ari mu gikundi cy'abarota bambaye ubusa, ari no mu gikundi cy'abantu barota basoba ku buriri kandi bikaba. Ikindi cya kabiri, yego, twemera, nge nawe twarabiganiriye, tuvuga ko urukundo ari itegeko ry'Imana. yego, tunemeranywa ko ubushuti ari amahitamo, ni amahitamo n'amarangamutima. Noneho icyo twita friendly, noneho bivuye kuri ko gukundana, ya mahitamo wari warahisemo, ba bantu wari wabagize inshuti kubera guhitamo mu buryo bugutunguye, kugenda utakaza umwe kuri umwe, ukabona ahubwo bahindutse abanzi bawe. bagenda kandi ugiye agasiga kuborotsa, agasiga gukomerekeje, ugiye agakomereka, hakaba n'imfu igenda itavuze, ari ukabona sadine mu buryo udatunguranye utibaza, ugasigara umaze nk'iki kigaze mu ishyamba. Uyu nguyu ni wa muntu urota ahinga nijoro, ni wa muntu urota ava amaraso, yavuye amaraso, abantu baryama bagacya basa nk'aho bakase. Abandi ba bantu buri gihe yicara azi ko Imana bari kumwe, ariko akisanga nta nshuti. Bene bano bantu ntibahombywa nuko batazi gukora, ntibahombywa nuko badafite ubushobozi, ahubwo bahombywa nuko bamburwa nabo bari bagiriye icyizere. Turamukeneye ngo tumusengere. No mu rusengero barimo, no mu rusengero barimo, kabuzi ngo ni mwene so, kumbe ikibazo. Ikindi kintu, hari icyo bita mu rurimi tanishi. Ntabwo wabasha kucyumva, ariko tanishi ni uburyo abantu bakoresha your image. Mbega tuvuge wowe, reka mbivuge mu buryo bwo mwuka babyumve.
buri gihe bakaguhamagara izina ritari ryawe, buri gihe bakagukeka ngo harya ngo nabonaga ari kana kwibase ko ntasana nta mbabazi, kuki buri gihe banyita Jerry kandi babona ko ari njye ntandukanye nabo. So ni ukuvuga ngo igihe cyose ni your image cyangwa ikindi kintu bagaconfusing abantu, ariko bagamije iki? Kutakaza hazaza hawe, abantu bakwitiranya, batwara n'isura itariyo. Yego, ati si wa mugabo munini se wa wundi ibintu, kandi ugasanga siko ndi, ahubwo ni uburyo ki Satani yamaze gufata isura yanjye ayikoresha mu bintu byo kunyangiza, ndetse ku rwego n'uwakabaye amaboko agiye kumbera umwanzi ukomeye. Yego, uyu muntu ukeneye kumusengera kugira ngo Imana igarire isura ye. niko bimeze. Ni ukuvuga ngo bigera naho ushaka kujya kwisobanura ngo uzaboneke bikanga pe. Baterega twarakumenye urigira makisi. None se abana banjye bande barwara se wo baruga, ntuzi no koroga, ntuzi n'igicurane, mbega hari n'abantu ya mwisi batazi naho muravumbu bari hakitwa ngo ni umurozi. Yego, kuko bafashe ta spoil, kunyanyagiza. Uno muntu tugomba gusengera ni wa muntu ahora azi ko ibyo afite ari ibanga, mu gitondo akabyumva hanze kandi atabivuze. Hari abantu bajya bisanga hanze kandi atavuze amakuru, ugasanga azwi n'ababyagazaje, tukati ntiwari umeze gutya na gutya se, ntiwari urahana, byabigeze gute se, niko byagenze. Uno muntu bakwiye kuzana tumusengera Imana. Ndi kuvuga ibimenyetso bifatika nibyo nateguye hano ufite kuri telefone. Yego, buriya hari n'igihe wishaka ukibura. Jerry yananiwe ntabwo ari kumbaza. Wishaka ukibura mu bitekerezo, ukibura mu kazi, ukibura mu bantu, ukibura noneho byagera mu buriri ukanibura burundu, kugira ngo ikimwaro kikuzeho, none kirushaho kuba cyinshi, kikwimadikeho bya nyabyo, ube nta kintu, ukibura pe. Financial, mu buryo bw'amafaranga ntuhari, mu cyubahiro ntuhari, mu bifatika ntuhari, mu rukundo ntukunzwe. Wagira ngo ugiye no kugira ngo urebe ko hari uko wakwigenza, ugasanga udahaguruka. Noneho ikimwaro kikiyongera, ko aba yaratewe cyane. ugira ngo birihuta cyane se, gake reka da ntabwo umenya kubyara. Hari n'ibihita bigendera kimwe. Ikimwaro kikuzura umutima n'amaso. Hamwe umugabo wibaza icyo yaremewe akakibura, umugore akibaza icyo yaremewe akakibura, warangiza ukumva kubaho ntacyo bikikunguye. Yego, iki ndakikubwiye ku buryo no kwisobanura byakugora. Undi muntu dukwiye gusengera, ndimo ndamwinginga kubona, let me say, the stranger man, the stranger people attack you. abantu batazwi. None ukibase ko kanaka we nibura na kanaka we turanaziranye, dufite icyo dupfa cyangwa se tuzi, yenda hari byo twanahuriyeho, ariko si kanaka we muzi gute. Icyo twita stranger n'abantu mudafite aho muhurira. Yego, even no mu nzozi ukabona urimo uratakwa n'abantu utaza bari bo, ariko no mu buzima busanzwe hari igihe usanga upfa ubusa n'abantu mutabiri no mu rwego rumwe, ukumva umuntu arateruye ikijambo avuze umuntu wese buriya runaka bahuriye. Yego, kandi nta naho banahuriye, aho uhora watakwa na tuga stranger mu buryo bugaragara, ni abantu utazi. yego, mutanamenyeranye, mutanakorana, mutanagendera hamwe, ariko ukisanga binjiye mu gusenya ubuzima bwawe. Ukumva nk'umubonye ngo nyamara kwa kana kurya mugabo ari ntacyo wakoze. Nawe turagushaka, tugusengera Imana. Sawa. Abantu ndimo mvuga n'abantu bakunze gusenga. Tubasenge, tubafashe. Ikindi kintu
yenda baragira ngo hari nuko dufite n'ibikomere, nta bikomere pe dufite, ariko nubona umuntu waguhemukiye, umuntu wakwanze, umuntu waguharabitse, umuntu wakubereye impamvu yo kwica ubuzima bwawe, ukabona arahindukiye gusaba imbabazi, ntuzazimwime, niyunga nawe ntuzabyange, ariko hagati yawe nawe uzashyiremo urukuta. Kuko icyamuteye guhemuka mbere, ashobora kuba agarutse kuza gusoza misiyo yari yaramunaniye. Shyira distance hagati yawe nawe, turagushaka nawe tugusengere, ukeneye uburinzi bw'Imana cyane, kuko nibyo kwitondera ibirere. Bano bantu ndavuga ibintu bine, twa dusimba two mu nzu, Marie Jose, imiserebanya, ibinyenzi, bya mvuga biriya. Buri gihe wajya kwicara ukabona kimaditse hafi, ukanyura kimwe kirakumonitoringa. Uno muntu nawe turahari ngo tumufashe gusenga Imana. Abandi bantu dukwiye gusengera by'umwihariko tukabafasha mu kwirukanka twihuse nta gutinda, ni umuntu urota abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro. Aruke mu buhe buryo? Mu buhe buryo? Yego, uburyo bwo kubona umugore aho kugira ngo aryamane n'umugabo, ugaryamanye n'umugore mugenzi we, cyangwa aryamanye n'umugabo mugenzi we mu nzozi. Kandi ibyo ntibyabaye. No kuvuga ngo ngo icyo bisobanura ubundi ni uko watewe n'umwuka wo kurwanwa n'abo utakekaga. Si uko uri umutinganyi, aho imbere hari abantu wahaye umwanya, ariko saba guhabwa umwanya. Ukeneye kuza tukagusengera Imana, asimwanguze mu biro byanjye na telefone irakunda, ariko tugusengere. Yego muvandimwe, muntu warose ubona wambaye ubusa, haba hejuru cyangwa haba hasi, nawe tayari. Ngaya masengesho tuma dukenera, wambwira iminota nimba yuzuye tukarekera aho ngaho, cyangwa tugakomeza cyo tubaganira, ko ni byinshi twakababwiye. Dore abantu kugira ngo batwegere dusenga Imana. Rimwe na rimwe ibintu Imana iba yakuburiye, iba yanakubwiye, iba yamaze kwereka ikintu ukwiye guhunga no kugendera kure, ibishaka ko hari ibintu bigomba guhinduka. Uyu muntu iyo ureba abantu barimo bakuvira mu buzima, not living for good but for bad, bagenda ntabwo bagiye kubw'ineza, bakuviriye mu buzima, barakuvaho, barakureka, atari uko hari icyiza, ahubwo ni umutego kugira ngo usigare uri wenyine, kuko buryo umuntu abaye wenyine umuntu agenda akaramwica. Yego, ugomba kwitonda cyane. Ikindi, kubona buri gihe iyo utangiye gutegura isengesho aribwo havuka impamvu yo kutarisenga, gupanga gusenga. Ariko wajya gusenga wakaba impamvu ikubuza gusenga. Yego, duhamagare, banguka. Imana igiye gusoza, ariko buriya yego, hari umuntu ukureka kuko yumvise amagambo, hari n'umuntu ukureka kuko yenda hari icyo wamutwaye, ariko hari umuntu uvuga ngo gusa ngo ugenda ntaragukeneye kubona mu maso, gutyo gusa. Kumva umugabo arabyutse ati dutandukane, barabivuga, ndaguhaze, singukeneye, dutandukane. Niba utabishaka jya mu cyumba cyanjye, mu cyanjye. Rejection nta mpamvu nimwe ibayeho. Yego, ubona umwuka mubi wo gutuma Satani agira ngo wiyahure. So rero kubarose ibyo ababibongerezo bitandukanye bya confusion, kumva ikintu wakibonye mu kanya ukakibura, kubona ibintu bigahinduka, kubona ishusho ihinduka imbere yawe, no kuhagarara ukabona umuyaga urakuzengurutse wa serwakira, ibyo byose bivuga ngo hagura dusenge ko Satani yatatse, ariko twabonye ko nta mbaraga gufiteho, nta n'ubushobozi gufiteho, nta n'icyo yanagutwara. Hanyuma rero isaba yo gusengira hari buri gihe tuzangaza mu kwezi kwa gatatu aya masengesho fasha no bavandimwe bene data. Muhabwe umugisha n'Imana, mugubwe neza, ibyo biteka yapanje byose mu byakire, turabakunda. Amen. Amina.